Tubifurije amahoro mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu cyangwa mwe mukomeje gukurikirana izi video zacu nkuko muzisanga kuri YouTube channel ya Sam Narabatuwe. Nkuko bisanzwe rero musanzwe muzi yuko ari channel icaho ibiganiro cyangwa icaho ibihangano by'umuhanzi Sam Narabatuwe, akaba ari umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Uyu munsi rero twifuje kumenya Sam Narabatuwe ni muntu ki, Sam Narabatuwe ese akomoka hehe, aturuka hehe, ese umuhamagaro we ushingiye kuki. Uyu munsi rero turabifuriza kugira ngo mugire amahoro kandi mugire ubuntu bw'Imana, kugira ngo mukomeze kurama kuri ino si, nuko mugomba kubaho mubaho ubuzima buhimbaza Imana, bushima Imana, kandi mu by'ukuri mutanga n'umusanzu ukomeye cyane ku bihangano by'uyu muhanzi, kuko harimo ubutumwa bukomeye cyane. Rero mbere yuko wenda tuganira ibindi bintu byinshi, reka tubanze tumenye ubundi Sam Narabatuwe ni muntu ki, Sam Narabatuwe ese umuhamagaro ushingiye kuki. Reka Sam atangira twibwira, araza no kutubwira n'ibindi byose biri ku mutima we, hanyuma wenda turaza gukomeza tumubaza ibindi bibazo by'amatsiko, nkuko namwe mushobora gushyira muri comment ibibazo by'amatsiko mwakifuza kumenya kuri Sam Narabatuwe, hanyuma tugakomeza kujya dusobanukirwa buri kimwe cyose gishingiye kuri no muhanzi. Sam Narabatuwe ni muntu ki? Nitwa Sam Narabatuwe nkuko ubivuze, nkaba ndi umuramyi, ndi umuririmbyi uririmbiye indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Mu magambo make nicyo ngicyo nkora. Sam Narabatuwe yatangiye gukora izi ndirimbo ryari cyangwa yabaye umuhanzi ryari? Urebye igihe natangiriye kuririmba ni kinini, natangiye kuririmba nkiri umwana muto, kuko navukiye mu muryango w'abakristo. Twajyaga gusenga ku cyumweru, nkaririmba muri kwari z'abana cyane, noneho nkaba niyumvamo umuhamagaro wo kuririmba kuva kera niyumvagamo umuhamagaro wo kuririmba, aho nangiriye kugenda nkura, nkajya ntangira kugenda mpimba uturirimbo nkaduhereza abana turirimbana, duhereza ahandi hantu hose nagiye ndirimba, nuko nyine kugeza n'ubu ngubu. Ariko nuko natangiye iyo mpano, navuga ko nayivukanye, ariko igasapotingwa nuko navukiye mu muryango w'abakristo, igakomeza kuba improved. Birumvikana. Ese no kuvuga ngo ahantu hakuriye ni hagana hehe, ku buryo abantu bashobora kumva nibura Sam Narabatuwe akavuga ati ahantu yakuriye ni ahangaha, ku muntu wenda uri kubyibaza, wakuriye hehe, mu itorero rya hehe, uyu munsi ubarizwa hehe? Njyewe ndu itorero nsengeramo ni ADPR, navukiye Muhanga, iwacu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, ahantu bita mu murenge wa Nyarusange. Ahantu niho navukiye, niho nakuriye. Urebye niho ubuzima bwanjye bwo gukura nakuriye, naho ngaho. Ni ukuvuga ngo uri umuyoboke w'idini rya ADPR? Yego. Akaba ari naho ibihangano byawe bishingiye cyane, cyangwa uhanga ibihangano muri rusange by'andi madini yose yakoresha? Indirimbo ndirimba ni indirimbo zirimo ubutumwa bwiza, ni indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ntabwo rero ubutumwa bwiza tuvuga mu idini runaka, ubutumwa bwiza tuvuga mu madini yose, ko Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwire abantu inkuru nziza, mubwire abantu iby'agakiza. Rero ntago tugendera ku idini. Indirimbo nkora zishobora gufasha umwadeperi, zishobora gufasha umukatolike, zishobora gufasha buri muntu wese, idini ryose yabasengeramo, izo ndirimbo zamufasha. Ntago rero ngendera ku idini. Ntago ugendera ku idini cyangwa ngo ugire bamwe uha ubutumwa abandi basige? Kuko ubwo butumwa buba bugenewe buri muntu wese, ntago ari mu idini runaka, kuko ububonye wese agomba kubwumva. Bushobora guhindura buri wese cyangwa bukagira aho umuvana, bukagira naho bumugeza. Rero ntago iryo dini nuko ari address umuntu aba barizwamo. Umuntu agomba kugira ahantu afata nk'umubyeyi bamufasha mu bijyanye n'agakiza,
mbese kugira ngo umuntu abashe kurushaho gukura. Yego birumvikana. Samu rero turagushimiye cyane uburyo wenda utwibwiye, uburyo dusobanuriye wakuzemo, ariko biraza kuza kudutera amatsiko. Samu noneho ni muntu ki mu bijyanye n'uburyo wenda buri education, ese warize, wabashije kwiga ahantu wakuriye, wize ufite amashuri angana ate? Samu ni umuntu wize amashuri atari menshi, nize segonderi ndayirangiza, ndangiza mu wa gatandatu, ubu ndi kwiga kaminuza, ngeze mu mwaka wa 2. Yego. Ni ukuvuga ngo umuhanzi Samu Narabatuwe niwe turi kureba muri kamera zacu, niwe turimo kumva amateka ye, ukuntu yakuze, tumaze gusobanukirwa aho yakuriye, aho umuhamagaro we watangiriye. Ariko noneho turifuza kumenya ese afite ibihangano bingahe cyangwa afite indirimbo zingahe kano kanya, nubwo turi kumwita umuhanzi cyangwa tumwita umuramyi w'indirimbo zihimbaza Imana? Kugeza ubu mfite indirimbo, maze gukora indirimbo 6, harimo indirimbo imwe ya video cyangwa se y'amajwi n'amashusho, izindi zose ni amajwi gusa cyangwa se audio. Hari indirimbo nagiye nkora ku giti cyanjye, harimo n'izo nafatanyije n'abandi bahanzi. Kugeza ubu rero indirimbo maze gushyira hanze ni indirimbo 6. Heruka rero iyo mperuka gushyira hanze niyo yari ifite y'amajwi n'amashusho. Iyo ni yitwa ngo iki? Yitwa Ku Musaraba. Yitwa Ku Musaraba. Iyo nayo twayisanga kuri channel yacu ya Samu Narabatuwe. Iri kuri channel yanjye Samu Narabatuwe. Nakuvuga ngo umuntu rero utarabasha kureba iyo ndirimbo cyangwa utarakurikirana ibihangano byose bya Samu Narabatuwe, kano kanya ashobora gusubira inyuma ho gatoya, ariko buretse gusubira inyuma banze urebe ikiganiro cyacu, hanyuma uze gusubira inyuma uzi ibyo ugiye kureba, unazi no gusobanukirwa. Tukiri kuri iyo ndirimbo Ku Musaraba wenda, kuko ari ifitiye amajwi n'amashusho, ni indirimbo yakozwe ite? Iyo ndirimbo nibwo bwa mbere nari ngiye gukora video. Nari menyereye gukora ama audio gusa nkashyira kuri channel yanjye, ariko video nari ntarayikora. Gukora video biravunanye, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ku bwanjye yaramvunnye pe, yaramvunnye kugeza ntangiye projet kugeza irangiye, yaramvunnye. Indirimbo nakoze nyikorerwa umu director wankoreye iyo ndirimbo yitwa Sabe. Urebye niyo ndirimbo nashyize hanze imvunye cyane ugereranyije n'izindi zose, kuko iyo byari bije nini. Byari bije nini. Ni ukuvuga ngo muri makeya ikintu cyitwa bije nicyo kintu cyakugoye? Bicyambere bundi bije y'amafaranga nicyo kintu kibanza kugorana. Ubundi ikindi ni uburyo witwara muri video, uburyo se video ibimeze, nabyo utabimenyere nyine biragucanga, ariko nabonye byaragenze neza, Imana yaramfashije bigenda neza. Kuba rero aribwo bwa mbere ukoze indirimbo cyane uri n'umunyeshuri n'iki, ubusanga ntabwo biba byoroshye gukora indirimbo nk'iriya ya video. Duhe nk'igishushanyo mbonera cyangwa nk'igitekerezo nyamukuru wagendeyeho ujya gukora indirimbo, ko ntabwo tuzi neza ko bitoroha iyo ugiye gukora indirimbo. Uba ufite wenda amajwi nabyo wenda uraza kutunyuriramo urugendo rwawe kuri iyo ndirimbo, ukora amajwi yayo ukuntu byagenze, ariko noneho reka dufite amatsiko yo kureba, kuko wakoze indirimbo nziza, iri ku rwego rwiza, tutawema kuvuga ati ni indirimbo ikwiye gushyigikirwa no kumva no kureba. Kuko mu by'ukuri ese duhe nk'ishusho ukuntu wenda waraye, ukuntu wabyutse mu gitondo, wenda twirengagize bije kuko nta kintu kijya cyoroha muri buno buzima. Iyo ugiye gukora ikintu gisaba amafaranga, ni ukukitekerezaho, ukiyambaza wenda inkunga z'abantu benshi, ibitekerezo. Ariko noneho mu gitondo cy'uwo munsi ujya gukora indirimbo, wumvaga umeze ute? Ujya gushutinga wumvaga urimo gutekereza iki? Ku bwanjye njyewe nakuze numva mfite inzozi zo kuvuga ati nzaba umuhanzi, nzakora amavideo, indirimbo zanjye zanyura kuri televiziyo, zanyura kuri radio, ariko nkareba inzira nkabona ntago byoroshye ukurikije n'ahantu nababwiye navukiye.
nta nubwo ari hariya mu mujyi wa Muhanga, wenda ni ahantu hasa nk'aho ari mu cyaro cyayo, rero urumva kugira ngo ukore video byarangoye, ariko nakomeje mvuga nti uko byagenda kose iyi video igomba kujya ngomba kuyikora. Rero iyi ndirimbo bwa mbere nagiye kurikodinga, narikodingiye ku mu producer witwa Robert, uno producer yitwa Robert, nawe wankoreye amajwi arayimpa indirimbo. Nuko ndavuga ni ndatekereza ndavuga ni indirimbo reka nshaka ubushobozi niyambaza abantu bamena ibitekerezo, abantu bamena ibitekerezo, ndavuga ni reka njye kureba director, ndagenda ndamuganiriza, arambwira ati rero video isaba ibi ko ngiye numvaga nshaka gukora video nziza. Hari ukuntu nyine umuntu avuga ati ngo ngiye gutangira gukora video, ariko warangiza ugasanga aravuze reka ngo ubwo aribwo nkitangira ngo reka nkora akantu gaciriritse. Rero ngewe ntabwo ari iyo myumvire nari mfite, navuze nti rero nubwo ngiye gukora video reka nkore ikintu cyiza ku buryo nimpereza abantu ibintu babona ari ibintu byiza. Erega ibintu by'Imana nubwo tuba turi gukora turi kwamamaza ubutumwa, ariko ubwo butumwa nabwo bugomba kunyura mu nzira nziza igaragara neza. Rero nabitekereje, ambwira amafaranga ndagenda ndayashaka, bamwe na bamwe bagiye bantera n'inkunga, ndabashimiye abanteye inkunga, baba banteye inkunga mu buryo bw'amafaranga, abanteye inkunga mu buryo bw'ibitekerezo, abansengeye, byose birakenewe. N'abamfashije muri video yewe wabonye ko harimo abantu benshi, abacuranzi, abaririmbyi n'abandi. Rero umunsi wo gushutinga ugeze, naragiye ugeze kuri site, urabizi nkawe urabizi, njye ntabwo nari mbimenyereye, nkabona barazana ibintu byinshi, ibikoresho byinshi, akase siko wagira ngo ni igiterane ngiye gukoresha, nyine ntumva ntabwo ndi kubyumvisha ngo si ibintu byose barabikoresha. Ariko byarantunguye muri make. Turatangira, urabizi muri shoot rimwe murakora mukagenda mukora utuntu tumwe tugenda dupfa, ibindi bigira mugakora inshuro nyinshi. Director niwe ugenda, umuntu wabishutinze niwe ugenda akareba aho byagiye bipfa akabikosora. Ngiye tukimara gushutinga indirimbo naramubwiye ati wambabariye ukanyereka, yanga kunyereka itararangira ko numvaga ari bibi, numvaga nyine bizaza ari bibi. Birashoboka ko niyaza no kukwereka wari gucika intege, yuko ntacyo wakoze gifatika, ahubwo yangiriye neza kuko yabinyereka nari guhamuka. Ariko buriya kuko atabinyeretse byatumye nkomeza kugira amatsiko, ku buryo byasohotse na yari yimpaye impita mbona ni nziza, kuko nibwo bwa mbere nari nyibonye. Ariko yayinyereka mbere nari gutangira nkajya mubwira ni sano twabyishe, bigatangira nyine bigatuma niheba. Ariko nkurikije uko yasohotse imeze ku giti cyanjye ngiye narabyishimiye. Warabyishimiye kandi n'abantu uko bagiye bayakira byagaragaje ko ari video nziza. Bivuge ngo igitekerezo wagize cyo gukorana n'umuproducer cyangwa n'umudirector nkuriya, turatekereza ko kitabaye kibi, cyari cyiza. None se uyu munsi Sam narabatuye, noneho ku ndirimbo zindi zisigaye zo uraziteganyiriza iki? Urumva watubwiye ko ufite indirimbo zishyika muri 6, ese izindi 5 zindi zitaragera amashusho zirabura iki? Ziriya ndirimbo 5 ntabwo nteganya guhita nzikorera amashusho aka kanya, ariko nazo nzazikorera amashusho. Gusa hari izindi nyine mba ngenda ndi gutegura, izo ndi gutegura gukorera amashusho nzabanza zikorera amashusho, n'izo ngizo nazo nzasubira inyuma nzikorera amashusho. Nazo ntabwo nzazireka kuriya, ariko uko ndi kwiyumva ndumva nshaka gukora indirimbo nyinshi z'amashusho ugereranyije n'ama-audio ufite. None se uyu munsi urimo urareba ukabona igihe ntarengwa cyo kuba waduhaye indi ndirimbo cyangwa waduhaye amashusho
turacyari ku ndirimbo zifitiye amashusho. Urimo urabona uri hafi kuduha indirimbo ifitiye amashusho rya cyangwa amashusho y'izindi ndirimbo rya. Ese ubundi izo ndirimbo ni izihe? Watubwira amazina yazo nibura abantu bakanazimenya. Hari indirimbo nenda gusohora vuba, ndi kuyitegura nayo izajya vuba hanze. Wenda reka tube turetse kuri iyo ngiyo urimo gutegura, tubwire kuri izo zindi zarangiye. Indirimbo ushaka gutegura ni indirimbo muri izo 5 wavuze ziri hanze z'amajwi. Tubwire kuri izo z'amajwi zitaragira amashusho, zo urumva uri hafi kuzazikorera amashusho ryari? Indirimbo ya mbere twahereyeho nahereyeho yitwa Ndashima, nayikoranye n'undi muhanzi witwa Jado Kwizera. Yakurikiyeho ni Ntacyo Nzatinya, nayikoranye n'umuhanzi witwa Job Batatu. Indirimbo ya gatatu yitwa Warambatuye. Ya kane yitwa Urukumbuzi. Ya gatanu Tuzaririmba. Rero niyo yakurikijwe n'iriya ku musaraba. Yo ku musaraba. Urumva ko ufite indirimbo 6 zose, kandi uko bitubwiye imwe ni ifitiye amashusho, izindi zo nama audio. Bivuge ngo n'abantu bari gukurikira ikiganiro baragenda basubira inyuma, zimwe mutangire muzidownloading, muzibike mu ma laptop yanyu, mu matelefone yanyu, kandi muzisharinge, muziririmbe, muzikoreshe, mbese zibyare umusaruro ufatika, zitanga ubutumwa nk'uko Sam Narabatuye yaragamije. Ese Sam Narabatuwe mu by'ukuri iyo urebye uyu murimo mukora mubona ari umurimo woroshye? Uyu murimo usaba imbaraga z'umubiri ndetse n'imbaraga z'umwuka, kuko imbaraga z'umubiri ibisaba nabisobanuraho gatonya. Imbaraga z'umubiri bisaba uritanga, ugatanga umwanya wawe, kuko utafashe umwanya ntabwo wabasha kwandika indirimbo, ntabwo wabasha gukora practice, ntabwo wabasha kujya muri studio. Urumva izo ni imbaraga z'umubiri, kandi bikongera igasaba n'ubushobozi. Byose ni imbaraga z'umubiri. Izindi imbaraga z'umwuka uba ukeneye ni ugusenga, kuko byose ni ugusenga tukabishobozwa n'Imana. Ibyo byose ushobora kubikora ukabona uwo mwanya, ugakora practice, ukabona n'izo ndirimbo yewe zikanajya hanze n'ubushobozi ufite, ariko utasenze nta kintu byageraho. Ushobora kuzishyira hanze, ubwo butumwa ushyize hanze ntibugire ikintu bufasha abantu, ntibubakore ku mutima, cyangwa se ntibugere buriya ikintu nk'abahanzi tuba twifuza ko indirimbo zacu zagera kure, kuko iyo zigeze kure ubonye abantu zihinduye cyangwa zigiriye akamaro, aba ari iminyago. Imana ikugenera ingororano, kuko uba wahinduye benshi. Ariko iyo zikoze ntizijye hanze ngo abantu benshi bazumve, ntago ubona iminyago myinshi. Niyo mpamvu rero buriya hari ikintu abantu benshi bajya bavuga ngo abantu bakora gospel ntago bagakwiye kuvuga ngo abastari ngo iki. Ariko buriya umuntu wese gospel akwiye yubaye umusitari bari byiza, kuko kuba umusitari bituma ubutumwa bwawe umuyoboro bunyuramo wihuta, kugereranya nuko nta bantu benshi bagukurikira. Rero iyo ukurikirwa n'abantu benshi bituma ubutumwa ushaka gutambutsa bugera ku bantu benshi. Rero niyo mpamvu dusenga Imana ati ibintu twakoze bigere ku bantu benshi, byumvwe n'abantu benshi, kandi izo nizo mbaraga z'umwuka tuba dukeneye kugira ngo Imana idushyigikire, bya bintu bikundwe, bya bintu bikundwe cyangwa bimenyekane, cyangwa ubutumwa bwawe bubashe kugera abo wabugeneye ku mutima, cyangwa babashe kubusobanukirwa. Iyo butabagezeho nyine urumva ko ntago babashije gutanga ubutumwa nk'uko bikwiriye. None se ubona muri no minsi abahanzi ba gospel cyangwa abaririmbyi, abaramyi bari mu matorero agiye atandukanye, ubona imyitwarire yabo uko iba imeze muri no minsi, wowe uyibona ute? Hari abayibona ukundi kuntu kwinshi gutandukanye, ariko noneho uyibona ute nka Sam? Hano gospel igeze ku rwego rwiza.
ubona ko igeze kuri standard nziza ku buryo buri wese aba ari umu gospel aba ari umusekira bose barakurikirana ibintu bya gospel kuko umuziki twavuga wa gospel ubona ko ari urwego ugezeho bitandukanye nuko kera byari bimeze kandi ubona ko abahanzi benshi bari gusohora indirimbo nziza bari gukora amavideo meza ukumva musique ni nziza mbese mbona igeze uri ku rwego rushimishije. Uvuze wenda ku kijyanye n'urwego ubuhanzi bugezeho cyangwa abahanzi bagezeho muri no minsi, ubwo icyo gihe ntekereza ko ubivuze ushingiye wenda ku rwego rusange rw'imikorere rwa production, ako noneho reka tuvuge ku myitwarire yabo. Urugero, hari igihe ujya nko mu matorero asanzwe wenda reka ndeke kuvuga idini runaka, ugasanga nk'abaramyi ni ba bantu banywa inzoga, ni ba bantu basambana, bambara imyambarire imeze ukuntu itandukanye n'ahambere. Ntabwo tuvuze ko hambere ho abantu batabakoraga ibyo bintu, ariko nibura bagiraga ukuntu niba nabyita kwiyurobeka. wowe ubibona ute? ibyo bintu uvuze bishobora kubaho, ariko nimba ugiye kujya imbere y'abantu kabone nubwo yaba atari mu rusengero, imbere y'abantu benshi bagukurikiye baravuga bati ubundi ugomba ni n'amahame y'umuntu ufite audience nini, ugomba kuba wambaye neza. Ntago wajya kuririmbira abantu mu rusengero ngo ugende wambaye deshire. Ntago abantu bose, hari abantu bashobora kubikunda, ntago ari ukuvuga ngo ni icyaha kuba wagenda wambaye deshire, ahubwo ni discipline ushobora kugaragaza. Tubare mu rusengero harimo urubyiruko wenda rubikunze, ariko haba harimo n'abandi bantu bakuru. Abantu bakuru ntago bikunze. Rero niyo mpamvu ugomba kwambara ibitagira uwo bibangamiye buri wese. Nawe icyo uvuze cyo kunywa inzoga no kugira gute, baravuga, ijambo ry'Imana riravuga ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka ukuri. Rero nimba imibiri yacu ari insengero, ntabwo dukwiye kuyishyiramo ibintu biyangiza. Buriya nzoga ni ikiyobyabwenge. Simvuze abazinywa ngo ni ibiyobyabwenge ni iki, ariko ushobora kuyinywa ugasinda, ugasanga nyine ukoze ibintu nyine bitari byiza, kandi n'ukuntu bagufataga bigahita bihinduka. Niyo mpamvu rero aho kugira ngo ikintu kikugireho ingaruka, ahubwo wakirinda mbere y'uko kiba. Gusa nta nabo nzi bazinywa, wenda sinzi nimba banahari, ariko baramutse bahari ntago byaba ari byiza. Ngiye ku ruhande rwanjye nuko mbyumva, ntago waba uri umuramyi ngo nurangiza ujye no kunywa inzoga. Twebwe nko mu itorero ryacu, twebwe nta nubwo tuba tubyemerewe, ni n'amahame y'itorero ryacu cya discipline y'itorero ryacu. Ariko ntekereza ko n'ayandi madini ya Gikristo yose nta bemera kunywa inzoga. None se utekereza gute uramutse ujya kuryama ugasoma ikirahure kimwe ukayirenza ku byo kurya ukiryamira, ejo ukabyuka ukigira amateraniro nk'ibisanzwe, ariko rwose utigeze uyinywa mu bantu cyangwa ngo uyinywe ugiye mu rusengero ugiye kuramya? Hari icyo bitwaye? Njyewe ntago navuga ngo umuntu yinywa ni ikibazo cyangwa se si ikibazo, ariko njye mu mahame yanjye nuko mbitekereza, kuko njyewe ntajya nyinywa, ntago njye nabikora. Impamvu nandimo mbikubaza gutya ni ukubera ko hari ikintu kimenyerewe cyane cyangwa kizwi, nubwo wenda utabasha kuvuga ngo ni kanaka cyangwa uriya, ariko ugasanga nk'abahanzi baririmba indirimbo za sekira cyangwa iz'isi zisanzwe, bakajya ku rubyiniro cyangwa bakajya kuri podium cyangwa kuri stage, bitewe n'uko mubyita, bakajya babashije gufata akantu wenda akaba motiva. Kandi n'abahanzi ba gospel hari bamwe bigenda gutyo. Hari ibitaramo binini rwose, binini usanga bisaba imbaraga, ugasanga yarinze kubanza gufata ku kantu kamumotiva, kamuha courage, zishingiye nyine kuri ako kantu ko kunywa cyangwa wenda ko kwitera. Hari ibiyobyabwenge byinshi cyane bishobora kuba motiva. Ese ubona gute
abahanzi nk'abo ngabo bakoresha ibyo bintu bazajya mu ijuru cyangwa ntabwo bazajya mu ijuru? Ese ubutumwa bwabo ubona bwumvikana cyangwa ntibwumvikana? Butandukanye rero n'ubutumwa bw'umuntu utabikoresha. Ubutumwa bwabo bushobora kumvikana, ntabwo wavuga ngo ntibwumvikanye kandi bavuze. Buriya amagambo tuvuga cyangwa se ibyo turirimba, umuntu ashobora no kuririmba atari umukristo cyangwa se yarangiza ibyo anavuze hakaba hari abo bigirira umumaro, bishobora kugirira umuntu umumaro kandi wese muri we nta mumaro byamugiriye. Ariko nkatwe b'abakristo nk'uko nakubwiye ngo imbaraga z'Imana cyangwa Umwuka Wera niwo dushoboza, ntabwo dukwiye gufata ikintu kitwongerera imbaraga, ahubwo Umwuka Wera niwo uza akaganza muri wowe, akaba ari ugukoresha, Imana akaba ari igukoresha. Ntabwo rero twajya gukoreshwa n'ibyo biyobyabwenge ngo kugira ngo aho ngaho aba ari igihe ushaka gukonvenka abantu cyangwa se kubemeza, ntabwo ahubwo aba ari ukugira ngo ubushake bw'Imana bukore. Twagakwiye kureka ubushake bw'Imana bugakora, Umwuka Wera akaba ari uganza aho kugira ngo dukoreshe imbaraga zacu. Ibyo babyita nk'aho kwaba ari ukwirwanirira. Rero aho ngaho ndumva bitaba ari byiza, ntabwo ari byiza. Njye ku giti cyanjye nta nubwo nari nanywa n'inzoga, nta nubwo nazinywa, ariko n'ababikora ndumva bitaba ari byiza. Byaba ari nko kwishakira inzira cyangwa se kwerekana ko nk'aho ari bo bishoboza, ariko ubundi Imana niyo idushoboza. None se byaba bigenda bite iyo ubonye nk'umuntu washarinze nk'indirimbo yawe akakurya sini? Ibyo ngibyo abantu bose b'abahanzi, haba nk'ukurikiye iki kiganiro nawe muhanzi arabizi, nawe umunyamakuru urabizi. Iyo usharinze umuntu indirimbo akakurya sini birababaza, buriya ntabwo ari byiza. Wenda nk'indirimbo nagiye nkora mbere ntabwo zagize views nyinshi kuko zitari n'amashusho. Iyi ndirimbo niyo yantunguye yiherutse kuko yo nabonye yagize viewers benshi. Rero hari ukuntu nk'iyo kiri umuhanzi kumwe bajya bavuga ngo uri underground, sinzi niba ariko babyita. Hari ukuntu nyine abantu batita ku bintu byawe, ukaba wanasharinga umuntu akakurya sini akakwihorera, ariko biriya ntabwo biba bikwiye, birakubabaza nyine. Byagakwiye nimba abonye atari na byiza akakubwira ati rero Sam, hano wabigenje gutya, bigire gutya kugira ngo birusheho kugenda neza. Harimo n'umuntu ukurya sini atari uko atabigize. Hari n'abantu, hari umuntu utita ku bintu akavuga ati runaka se bundi se runaka ibintu bye ni ibiki. Harimo n'abagira ishyari, yabona wakoze ikintu akaba nyine, ntabwo hari abantu nyine ushobora gukora ikintu bakakumotiva, hari abo ushobora gukora ikintu bakakugirira ishyari, abo ushobora gukora ikintu bakaguca intege. Abo bose baba bahari. Rero ntabwo ibyo byaguca intege, birakubabaza, ariko nanone ukavuga ati uyu murimo ntabwo ari uwanjye, ni uw'Imana. Imana niyo yawutangije nayo izawusohoza. Nangaha ngeze ntabwo nari nzi ko nzagera, kuko njye nk'indirimbo natangiyeho nabonye ngize views 100, ndaserebura byatangira abantu 100 bankurikiye. Byakomeje nkajya ngira 300, nkagera 500, ngira 1000, ngira ibihumbi bingahe. Ndavuga nti rero nimba ari Imana yabitangije izabisoza. Nimba ngeze narahereye ku 100 ku bintu 10 zikikuba kangahe. Rero numva ko umuntu kuba yaca amazi ibintu byawe cyangwa akabigira, ubwo ninga kwa kundi bavuga ngo hari igihe ikintu ubutagenewe nyine ubwo nyine Imana ntabwo bayapanze kubwo butumwa ubwumva. Nagiye urakora nk'indirimbo ukajya kumva nk'abantu, wenda reka tureke abo ngabo bakuriye sini, wenda wakuriye sini n'ubuzi n'icyo atekereza, ukumva nk'umuntu arayifashe kuko arayumvishe, anjeza kuba ati sa iyi ndirimbo ntabikoze neza, ntabwo ari nziza, cyangwa ngo waririmbye nabi. Ibyo bintu ntabwo birakubaho? Ibyo bibaho, byakubayeho. Iyo bimaze kukubaho mu by'ukuri ntabwo wumva ucitse intege ku buryo wakumva wareka n'uyu murimo? Ari niyo nakoze ndanyishyira no kuri channel ndanayisiba.
ndayisiba banciye intege nyine ndayisiba ariko nyine nta iyo yitwaga ngo iki warambatuye ubu ntayiriho se narayisibye mpita nkora lyrics zayo arizo nshyiraho nyuma ndafase ubundi nyine ibyo bitekerezo ndongera abana ariko buriya bwari ubujiji ndongera ndayaprodinga hari ukuntu nyine iyo usibye indirimbo igumamo ariko ikaba iri nka private nta muntu uyibona ndongera nyine nyishyira public ubu abantu bayibona ubu abantu bayibona iriho ni na video yewe ariko nyine yari video ntabwo nabara ko ari video iri official kari akantu k'akavideo twari twicaye ahantu barakafirima ariko ntabwo ari video iri official ariko iyo umuntu aguciye intege gutyo bishobora kuguca intege mu gakeya ukamara nk'igihe ubitekerezaho ahubwo ariko iyo umuntu akubwiye ngo waririmbye nabi cyangwa bikoze nabi ariko ntakakubwire gutyo gusa ahubwo agiye guha inama akubwire ati bigenze gutya ibyo wishe cyangwa ibyo bitagenda neza nawe bikosore kuko njye yanciye intege akambwira ati aho wabigenje gutya ahubwo mpita nshaka ikintu gituma bya bintu biba neza kurushaho kugira ngo n'ubutaha atazongera kunca intege ibyo bibaho urumva rero urwo ni urugendo rukomeye ni urugendo rutoroshye abahanzi cyangwa abaramyi banyuramo kugira ngo babashe kuba batugezaho ibihangano byabo cyangwa baduha ubutumwa bagakwirakwiza ubutumwa rero mu isi babinyujije mu mpano zabo zo kuririmba cyangwa z'ubwanditsi hari n'igihe uba uri umuhanzi ariko utaririmba ibyo ngibyo bibaho ariko urumva ni urugendo rutoroshye muca ahantu hatoroshye muri production muba bakurikiye kugira ngo mubahe bya bihangano byanyu urumva ari amagambo wenda abaca intege hari ibikorwa wenda bica intege muhura nabyo ariko nanone hari n'ibibakomeza ese ni ikihe kintu nibura muri uno murimo ukora nibura cyagukomeje gutuma bino bintu bikora kubera yuko urumva twaganiriye ku mbogamizi bije gukora indirimbo biragoye kuririmba biragoye mu buryo buri financiere mu buryo bw'umubiri ibyo byose twabiganiriyeho niko watubwiye ariko noneho ni ikihe kintu nyamukuru wavuga ati iki kintu cyarankomeje nkanjye nka Sam muri uru rugendo umuntu aba arimo njye navuze ko natangiye guhimba indirimbo nkiri muto hari n'amakorali menshi yewe agenda ndirimba indirimbo nagiye mbahimbira nkazibahereza izi ndirimbo kuzikora biba bigoye kuko hari ukuntu wandika indirimbo iyo ugeze muri studio hari ukuntu bigenda bihinduka ugasanga nyine hari utuntu wagiye ushyiramo bikaba ngombwa ko utwo tuntu tuvamo ibyo aho hose haba hagoye ariko ntago umuntu agomba gucika intege ikintu cyagiye kimotiva njye nkunda gusoma ibitabo nkunda kureba abantu b'abahanga ibintu bagiye bavuga yewe nta nubwo ari muri muzike gusa cyangwa se muki no muri business biba birimo hari ibintu biguca intege ariko baravuga ngo komeza ugerageze kugeza ugeze ku ntsinzi hari abantu b'abahanzi bamwe na bamwe nagiye nkurikirana nkakurikira ibiganiro byabo ukumva akubwiye ukuntu yatangiye ukumva nyine nawe wakongeramo imbaraga kuko abahanzi benshi nureba hari kera nk'abo tureba iki gihe bakomeye abenshi uzasanga baratangiye natwe nko ku rwego turiho cyangwa se n'abandi urwego bagiye batangiriraho rero ibyo byose narabikurikiranaga nkabona ko umuntu adagomba gucika intege abo se bundi nimba Imana yarampaye iyo mpano ikama kwandika indirimbo ikama no kuziririmba ubundi ni gute nagenda nkataba itarano Imana yampaye Imana nimba iguhaye itarano genda uyivunjemo ibe nini ibe nyinshi yikube kugira ngo nigaruka no kukureba izasange ya tarano yawe yarikubye inshuro nyinshi muri Bibiliya urazi ba bantu Imana yahaye tarano mwakayibika
abandi bakazicuruza zikunguka. Rero niyo mpamvu ngiye mvuga nti nta kintu kigomba kunca intege. Uyu murimo ni Imana yawutangije, nayo igomba kuwusohoza. Rero nanakurikirana n'abandi nkasanga ntabwo ariko batangiye. Rero ntago umwana avuka ngo ahite yuzura ingobyi. Nk'ukuntu bigenda, urabona nk'iyo ugitangira kujya muri studio ntago wahita umetiriza. Ni nk'umukinnyi ugitangira gukina umupira, agatangira mu academy, akagenda akagera mu ikipe nkuru, urumva bigenda ntibibujije ko hari abantu bahita batangira bagahita bazamuka, ariko ntago ari abantu bose, biterwa nuko yatangiye. Ushobora kuba yaratangiye ubuhanzi ariko n'ubundi yari amenyereye kuririmba, amenyereye studio, amenyereye stage, amenyereye iki byose, ugasanga yarabimenyereye, bigatuma agiye no gukora indirimbo bikamworohera. Rero nkatwe tutari tubimenyereye, hari igihe bibanza kukugora, ariko hamwe n'Imana no gusenga twizera ko bizagenda bicamo. Twumvishe ko ubuhanzi mukora ari ikintu gikomeye cyane. Ako se mu by'ukuri wenda mu buryo buhoraho hari umuntu ufite ugufasha cyangwa gufasha runaka, wenda ukura nko ku babyeyi, ukura ahantu runaka, wenda ku itorero, kugira ngo ubashe kuba wakora ubuhanzi bwawe? Ntago navuga nta management mfite, ababyeyi banjye nta bufasha, kuko ni n'abasaza. Ababyeyi banjye barakuze, urumva ntago babasha kunsapotinga. Ni njyewe ugerageza mu bushobozi bwanjye buke, nagira amahirwe nabona n'umuntu ntera inkunga akaba yantera iyo nkunga, ariko nta bufasha buhoraho mfite, nta muntu mfite unsapotinga uhoraho. Samu narabatuye tubwiye ko ari umunyeshuri, ariko bino bintu biragoye kubifatanya no kwiga muri kaminuza, ntabwo biba byoroshye. Tubwiye ko nta bundi bufasha ufite. Ese mu by'ukuri amafaranga ava hehe? Ko twumvishe bino bintu bisaba amafaranga menshi. Amafaranga wenda nirinze kukubaza ngo producer ukoreye indirimbo yaguciye angahe, wenda si ngombwa, kuko hari igihe mujya mu biganiro ugasanga nawe aguhaye ubufasha, wenda bigendeye n'uburyo yumva impano yawe. Ariko se mu by'ukuri amafaranga ukoresha yakurahe, akomoka kuki? Nuko nabivuze, ndi umunyeshuri, niga muri kaminuza kandi ndaniyishyurira. Urumva ntago biba byoroshye kubona amafaranga yo kwishyura ishuri, ukabona nayo gukora indirimbo. Ariko hari utuntu tumwe na tumwe ngenda nkora two gushakisha, tugenda tuma amafaranga make make, nkarundarunda, nkabona arashyitsa yo gukora indirimbo. Rero ni utuntu duke na duke, ntabwo ari akazi mfite gahoraho ngo kampemba ku kwezi. Ni ugushakisha, ni uburyo bwo gushakisha nyine ku buryo wenda nyuma umuntu yo kuguha ubufasha bwo kuguha subscribe cyangwa comment mo hasi hano, aramutse afite imirimo se yaguha umurimo ugakora, cyangwa ntabwo wayibangikanya ngo bikunde? Umuntu aramutse afite umurimo nakora. Wawukora? Impamvu nkubajije, cyangwa se mo kimwe aramutse afite umurimo akambwira ati kwino nk'akazi nakora, cyangwa se mo kimwe akaba yanshyigikira nko muri utwo tuntu ngenda nkora, akaba yansapotinga, mwatuganiraho. Twaganira. Yego, birumvikana. Impamvu nari nkubajije gutyo nuko usanga bamwe mu bafite umuhamagaro nk'uwawe batajya babasha gushyikira cyangwa kumva ibitekerezo bibaganisha mu gukura amaboko mu mufuka bagakora. Ugasanga bishingikirije kumva ko bafite umuhamagaro w'ubuhanzi, ati nzaririmba njye mu itorero bamfashe nkore ibiki n'ibiki, ahoreho gutya nta kandi kazagira. Ese wowe kuki utakoze nk'abo ngabo? Ntago njyewe ntago ariko mbyumva. Ubundi umuvugabutumwa cyangwa muhanzi cyangwa iki, ntago yagakwiye kuba nta kindi kintu akuraho amafaranga, kereka igihe umaze kugera ku rwego ibyo bintu uri gukora bishobora kuba bikwinjiriza.
urugero ushobora kuba uri umuhanzi ariko ukaba ufite cano n'urugero ikwinjiriza amafaranga menshi, aho ngaho ushobora kubikora, ushobora gukora umuziki gusa. Ariko mu gihe utaragera kuri urwo rwego cyangwa se ubona umuziki uri gukora utari kukwinjiriza, ntabwo wagenda ngo wicire, kuko ntabwo wabasha izindi ndirimbo wazikoresha iki. Kuko nanjye ndamutse mfite uburyo mbonamo ayandi mafaranga ntakoze ibyo bintu, najya mu muziki, kuko iyo uri gukora ibindi bintu n'umuziki biragorana, kuko umuziki usaba akanya, bisaba ngo ubihe akanya kanini. Ariko mu gihe utarabona ubundi buryo bwo kuba wabasha gukora indirimbo bikoroheye, kuba wajya muri studio bikoroheye, ugomba gukura amaboko mu mufuko ugakora kugira ngo ubone icyo wongera gukoresha indirimbo cyangwa uhereza abantu ibintu byiza, kuko hari icyo watanze kugira ngo ibyo bintu, icyo kintu ugiye kubahereza kiba ari cyiza. Rero mba numva ko umuntu yagakwiye kujya areba n'ikindi kintu yaba yakora mu gihe ari kubona ko ibyo ari gukora bitari kumwinjiriza bihagije ku buryo byamufasha mu bikorwa bye byose by'ubuhanzi. Akabazo k'amatsiko, sinzi niba uri bubashe kubikarikira neza. Amafaranga yose umaze gushora muri bino bintu by'ubuhanzi ubona angana ate yose hamwe, uvuga nk'ikigero? Ntago nigeze nyateranya ngo nyabare, ugenekereje? ntago napfa kuyamenya. Yaba ari hagati, wenda yabashyika nko kuri miliyoni 2? Ashobora kuba adashyikaho, ariko ashobora kuba yenda kugeramo. Ngo ari hagati ya miliyoni n'igice na miliyoni 2. Sama amafaranga ko ari amafaranga menshi atubutse. Ayo mafaranga kubera iki utigeze uyashora muri business wenda yindi yenguka mu bino bintu? Ibyo bitekereje nta n'ikintu wakora, kuko tugomba gutanga ibyo dufite, byaba na ngombwa tukitanga, ariko kugira ngo tubashe kugira ngo nyine tubashe kubwiriza ubutumwa bwiza, kugira ngo tugire icyo dukora kugira ngo ubutumwa bubone uko butambuka. Rero ntabwo wakwikunda n'ibyo ayo mafaranga nakozemo nkayakoresha indirimbo, ntabwo ayo mafaranga yangarukiye. Niyo mpamvu rero ijambo Bibiliya yatubwira ngo nyanyagiza imbuto ku mazi kuko izakugarukira hashize igihe. Rero urugero ufashe nk'imbuto ukazigenda ukaziroha nko mu kivu, watekereza ko izo mbuto zizera? Niyo mpamvu rero turi muri uyu murimo w'Imana, ntabwo tuba tuvuga ngo bizatugarukira. Ubutunzi bwanyu mwumva butazabagarukira? Ntabwo nyine uvuga ko itakugarukira ako kanya, ariko mu rundi ruhande tuba tubitse aho ingese n'imungu bitagira. Haba hari ingororano zindi uzabona, ushobora kudahita uzibona gutya mu buryo bufatika nka kuriya. Nk'umuhanzi wundi uririmba indirimbo zisanzwe za sekira ashobora gusohora indirimbo afite target, indirimbo izanyinjiriza aya mafaranga. Ariko twebwe uburyo dukoramo indirimbo, nimba nkoze indirimbo muri studio nkatangamo amafaranga, ni nk'uko umuvugabutumwa agenda akajya mu rusengero akabwiriza. Abantu ni ukubikora utagamije indi nyungu. Tubikora nta nyungu tugamije, ahubwo tugamije kurokora ubugingo bwa benshi. Twakomeje kuganira ku bihangano byawe, tuganira ku bushobozi aho buvana n'imbogamizi uhura nabyo, ariko hari nk'abantu bakumbuye kumva ijwi ryawe gatoya ku ndirimbo wumva wenda ikubohoke cyangwa ikurimo kano kanya. Waturimba nk'akaririmbo nk'umuntu udaheruka kumva akajwi kawe karira yuva akakumva? Wenda reka ndirimbeho gato ku ndirimbo kuyeruka gusohoka. Kuri uwo musaraba umwami
yabambweho, kuva ubwo nahageraga yaranyogeshe ndatungana. Haleluya, nihashimwe se umwami wacu Yesu, we wemeye gutanga umwana we ngo apfire ku musaraba. Urumva ko iyo ngiyo niyo ndirimbo yitwa ku musaraba, ari nayo ifite amajwi n'amashusho, iri kuri YouTube yawe Sam Narabatuwe. bivuge ngo umuntu wese ushobora kubona kano gace cyangwa kumva kano gace turirimbiyemo agashaka kuyumva yose yasubira inyuma akayireba. Mu itorero ukora uwuhe murimo? Mu itorero n'ubundi ndi umuririmbyi, nk'uko nabivuze ngo natangiye kuririmba nkiri muto, ndirimba muri korali, ntabwo n'ubundi nagiye kure yayo ngo nuko mbaye umuhanzi, n'ubundi ndacyaririmba muri korali. N'ubundi aracyaririmba. Uririmba mu yihe korali se? Niba atari ibanga, ubundi usengera hehe, uteranira hehe, ku buryo nk'umuntu ugukurikira wumva ukunda ibihangano byawe ushobora kwifuza gusogongera ku muhamagaro wawe cyangwa gusoma ku mavuta yawe, wakwifuza guhura nawe yagusanga hehe, ukorera hehe umurimo? Umurimo ahantu mukorera, ngira ahantu ndirimba hatandukanye, ariko mu itorero ahantu ndirimba bwite ni muri ADPR, muri paruwasi ya Gatenga, mu itorero rya Gatenga. Nkaba hari n'indi minisiteri ndirimbamo, ariko ntabwo izwi cyane, ariko yitwa Tabernacle Ministry. Iyo ukoreramo umurimo w'Imana. None se korali mfite amakuru y'uko nyine uririmba muri Holy Nation niyo? Niyo ndirimba muri Holy Nation. Kuko babitubwiye kandi ari itsinda rimaze kugira. Nendaga kubivuga nuko umbajije ahantu nkorera umurimo wari utarambaza korali, ariko niyo ngiyo, Holy Nation. Holy Nation. Holy Nation harimo abakobwa bafite amavuta mo, hari ahantu baricyaye n'abasore barimo basore benshi n'abakobwa bazi kuririmba. nawe ukaba umwe muri bo? nanjye nkora umurimo nk'uko Imana inshoboje, uko nkukora Imana uko ibinshoboje nanjye ndawukora. Ese ubasha gukoresha itaranto yawe uko ingana? Ndayikoresha uko ingana. Kuko ngo hari abahawe imwe, abandi bahabwa ebyiri, abandi bahabwa enye, ngo n'eshanu. Esheshatu n'icumi. Buri muntu aba afite uko akoresha muri korali, buri wese aba afite uburyo Imana yamuhamagaye, nibwo buryo akoramo. Nanjye uko Imana inshoboje niko nkora. Ariko hari abo ureba kabisa ukavuga ati abantu bashobora kuba bafite itarane 100%. Imana niyabahaye eshanu, niyabahaye n'ebyiri. Abantu bose ntago bahawe izingana. Gusa buri wese yataranashobora kuyivunjamo nyinshi, kuko yatarano wahawe iyo uyikoresheje irikuba. Icy'ingenzi ni uko ubasha gukoresha itaranto yawe uko ingana, kandi utigeze uyitabika, kuko uwayiguhaye naza aje kuyikubaza byanga byakunda uzamwereka izikubye izo yaguhaye. None uyu munsi iyo umuntu agukeneye, ko wenda cyangwa akwifuje ko mwasangira, akwifuje cyangwa wenda ko mwabana mu birori, ukamuririmbira cyangwa ukamukafatikanya umurimo, bisaba iki? Cyangwa urugero, umuntu afite igiterane, yateguye konseri, arifuza ko uza kuhaba nawe mugafatikanya umurimo. Bisaba kuganira nta kindi. Ubundi umurimo w'Imana tugomba kuwukora hariho hose. Umuntu ni ukwicara tukaganira, akakubwira uburyo ki ibintu bye bipanze, nta mpamvu yo kutamushyigikira cyangwa se kutamufasha ibyo yagusabye. Nta kiguzi ugira wenda nk'amafaranga. Hari abo wumva akatavuga ati nutama wenda 500 wenda ntabwo nabasha kuhagera.
oya nta kiguzi ngira. nta kiguzi ufite. Mm. Bivuge ngo rero abantu bose bifuza gutegura ibitaramo cyangwa bafite ibitaramo muri aya mezi ari buze cyangwa mu gihe kizaza, ariko bishobora guhinduka none uyu munsi ushobora kuba nta kiguzi bisaba ariko ejo bikazaba bifite icyo bisaba. Ibyo bintu birashoboka kubera yuko uyu munsi ushobora kuba nta bikoresho byinshi uragira, nta timu, nta korari uhagurutse, usaba kwambika, usaba kugira gute, ariko agukeneye wenyine ushobora guhaguruka ukagenda, ariko urumva biramutse bijemo wenda izindi depanse urumva nicyo muganiraho. Aho birumvikana ntago wabwira umuntu ngo mpa amafaranga aya naye. Ndamutse yantumiye urumva no kwicara tukaganira, akantumira ngewe akamenyesha itariki, areba nkavuga ati byose nyine ubishyira muri beje, ukavuga ati iki gihe se byashoboka ko najyayo hariya, ese ibi nsabwa nzaba mfite ubushobozi bwo kubikoresha, bwo kubibona. Mu gihe nyine mbona mbifite nta mbogamizi ntabwo nabura kugenda. Ariko ntabwo namubwira ngo mpa amafaranga ya naye. Saba nizere ko ibintu utazabivamo. Ntabwo nzabivamo. Ahubwo aho kugira ngo ngende mbona nyine ibyo nsabwa ntabishobora kugira ngo mbashe gukora umurimo, ahubwo wamubwira ko bidari bushoboke, ariko nta muntu nakwangira kandi mbona biri bushoboke. Ariko hari indirimbo wigeze kutubwira yitwa ya indi yaguciye intege ukanayisiba. Arambatuye. Waririmbaho gato nayo tukumva ukuntu nayo yari imeze, tukumva indirimbo nyine yaguciye intege. Ni indirimbo bwoko ki? Iravuga ngo warambohoye mwami ndakuririmba, warambatuye mwami ndagushimira, imbabazi zawe nizo zimbeshejeho, ubuntu bwawe nibwo bwampaye kubaho. Nuko maze ko numva indirimbo ariyo nziza. Nubwo zose ari nziza, ariko ndumva nayo ari nziza. Yari nziza, ariko nyine banciye intege kuri video yayo. Nyine ari ukuntu. Kandi waravuze ko atari video. Ntabwo ari video. Abantu barabyitiranyije. Ariko abantu barabyitiranyije bayita nk'aho ari video, cyane ko ari nk'ako kantu kangaragaza amashusho nari nshyize hanze, ari n'ubwa mbere. Buriya rero ngashyira hanze nsanzwe nkora amavideo, bari kuvuga ati aka kantu nyine ni akantu gasanzwe. Ahubwo ubu ndabyumvisha impungenge abantu bagize cyangwa impamvu wahuye n'ibibazo biteye gutyo, ni uko ahubwo batari bakuzi bakabona ibyo ukoze, babigeranya n'ubushobozi bw'imitekerereze yawe, yuko ibihangano byawe ariyo video wabigeneye kuyikorera. Bahise bavuga bati uru rwego nyine, bahise babatura urwego rwose ruraciriritse, baravuga ati video ntabwo ari wagakwiye gukorera. Nyine usanga banciye intege, nanjye nyine mu mutima wanjye ntabwo nagize gutekereza kure, nahise nyine njya kuri YouTube ndayisiba. Ako nizere ko mu minsi iri imbere nayo iri mu ndirimbo uzakorera video ahubwo ziri official, abantu bakabona yuko ibyo babonye imbere atari ibyo by'ukuri. Nayo nzayikorera video. Uyu munsi rero twifuje kuganira nawe, twifuje kugira ngo dufate ubuzima busa nkaho bwihishe bw'umuhanzi Sam Narabatuwe, tubushyire ahabona cyangwa tubushyire ahagaragara. Abantu wenda babonye ibihangano bye, abantu babonye indirimbo ku musaraba, yageze mu bihugu bitandukanye, yageze mu bihugu za Belgique, Congo, amatorero menshi yo mu Rwanda, amwe namwe abaririmbyi bagize ayo matorero usanga iyo ndirimbo bayizi cyangwa bayikoresha, nubwo wenda utakumva yarakwirakwiriye ahantu henshi cyane n'izindi nyinshi tujya twumva, ariko n'indirimbo utabura kubona muri playlist yo kuri YouTube mu ndirimbo zigaragara mu Rwanda nka gospel, ku bahanzi bashyashya nka Sam. Namwe muraza kuza kubyirebera muri comment zayo cyangwa views ifite, muraza kubona ko ari indirimbo nibura yabashije kugira higera kuruta izindi ndirimbo nazo afite. Ariko uyu munsi hari indirimbo wifuza
guha abanyarwanda muri rusange, guha abatuye u Rwanda ndetse n'abari hanze y'imbibi zacu bagukurikirana, hari indirimbo wifuza kubakorera cyangwa hari indirimbo ugiye kubakorera? Iyo ndirimbo nagira ngo tuyiganireho, utubwire iyo ndirimbo ni indirimbo iteye ite, indirimbo izaza ryari, ni indirimbo tugomba kwitega ko ari indirimbo igiye guhindura iki mu mibereho ya Sam? Indirimbo, hari indirimbo ndi gutegura kandi irajya hanze vuba. Ntago navuga ngo ni itariki cyangwa ku kwezi, ariko ni vuba kuko proje yayiriho. Iyo ndirimbo izaba ari indirimbo ntekereza ko abakunzi banjye bazayikunda, ndetse n'abandi batanzi nabo bashobora kuzamenya, kuko nkurikije nuko mbere byari bimeze, hari abantu benshi bamenye kuri iyi ndirimbo. Uko ugenda usohora indirimbo hari abantu barushaho kuguflowinga. Iyi ndirimbo izaza ari indirimbo nziza, izari video nziza. Nagira ngo mbwire abakunzi banjye rwose ko iyo ndirimbo irimo ubutumwa bwiza, ivuga, yigisha ku butumwa bwiza. Nibwo twahamagariwe kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, kubwira imbohe ko zibohowe, kubwira abarushye ko baruhutse, kubwira abantu ko Yesu yaducunguye, ko yatubabariye ibyaha. Urebye indirimbo, iyo ndirimbo ubutumwa irimo cyane ni ubutumwa bwerekana urukundo Yesu yatugiriye n'uburyo yaducunguye. N'urebye n'ubundi content cyane ntabwo ugiye kure y'iyabanje. Ni indirimbo urumva ifite amagambo meza, cyangwa n'indirimbo ije kuzana impinduka cyangwa ije gutanga ubutumwa mu by'ukuri? Ariko se iyo ndirimbo urimo kuyikorera he niba atari ibanga? Iyo ndirimbo ntabwo aka kanya nahita mvuga umuntu uzankorera. Ntabwo nari natangira proje neza ya video, ariko audio irahari. Amajwi y'indi uri kuyakora? Yitwa Leopold, akorera ku Gisozi. Ni umwe muri korali yitwa Silowamu. Nawe ni umuhanga? Ni umuhanga, ni producer w'umuhanga, abantu benshi baramuzi. Yitwa Leopold, akorera ku Gisozi. Urumva rero ni indirimbo igiye gusohoka vuba, nubwo utatubwiye neza igihe izasohokera, kuko wenda bishobora kutakorohera kubimenya, ariko mu by'ukuri iyo ndirimbo tuzayisanga he? Iyo ndirimbo n'ubundi nisohoka ni kuri channel yanjye Sam Narabatuwe. Niyo izaba iri, ariko ndabizeza ko itazatinda. Kereka wenda urabizi, hari igihe mu ba producer cyangwa se mu bakora amavideo ashobora kuba ari wowe ushobora kugutinza, ariko ku ruhare rwanjye ndumva itazatinda. Urabona itagomba kurenza igihe, itazarenza nko mu kwa kangahe? Ubu ndakeka turi gusoza ukwa kabiri, ntabwo izarenza ukwa kane. Ntabwo izarenza ukwa kane. Urumva ni indirimbo utangiye kwamamariza mu kwezi kwa kabiri, turumva ko izageza mu kwa kane ari indirimbo imaze gutunganywa neza, cyangwa ari indirimbo abanyarwanda bazakira neza, cyangwa abo uzayigenera bose bazayakira neza. Sam rero, wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu, mu by'ukuri ubundi Sam, ni ikihe kintu mu buzima bwawe bwite uvuga ati iki kintu iyo kiza kuba kitariho nanjye ntabwo nari kuba ndiho, sinari kubasha kubaho? Ikintu kiba kitariho, ikintu navuga kiba kitariho cyo mu buzima nyine kigo. Wowe nk'ikintu ufata nk'ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe, cyangwa umuntu, umuntu, cyangwa kuba ati iyo haza kuba wenda urugero, iyo haza kuba atari ibyo kurya,
ntabwo nari kuba mbaho. Bivuge ngo tuzata twumva yuko ukunda ibyo kurya. Okay. Hari ibintu n'ubundi tuzi muri biology bibuze udashobora kubaho, buri wese bishobora kuba, ariko wenda noneho nka Sam wowe reka mvuge nko mu buzima busanzwe nk'ikintu nyine oya bwawe nka Sam bati njyewe mu by'ukuri iyo nza kuba wenda reka mvuge gutya, iyo nza kuba nafite sheri wanjye kanaka wenda n'urugero tu ubuzima bwahagarara, cyangwa nafite umubyeyi ubuzima bwari kuba bwarahagaze. Njyewe ari umuntu umwe nkunda kurusha abandi bose cyane, nkunda mama cyane kurusha abandi bose, kuko mama niwe muntu wanyiseho kuva nabaho kugeza na n'ubu akinyitaho. Rero hari ibintu byinshi nagiye nyuramo bitandukanye, wenda ntabwo ari ubuhamya ngiye gutanga, ariko hari ahantu nabutanze umuntu ashaka kureba nk'ubuhamya bwanjye yabubona. Wenda ngiye no kuhavuga kuri Nkunda Gospel uriho, ashaka kumenya amateka yanjye n'ubuhamya biriho. Mama rero niwe muntu wanyitayeho cyane mu buzima bwanjye, rero niyo mpamvu mvuga ngo yomba ntafite mama ntabwo mba narabayeho, cyangwa se ntabwo mba ngeze aha ngaha. Ikindi mama niwe mubyeyi wanjye nkunda ku buryo nubwo ashaje mba numva mpangayitse, kuko mvuga ati nimubura, nubwo ari umukecuru nkaba ati ndamutse mbuze mama nabahone cyane. Wenda nubwo urabona ubu iki gihe nshobora kwifasha, nshobora kuba nakwikorerwa na kimwe cyo buri kimwe, ariko mama niwe muntu mba numva ko ndamutse mubuze hari n'ubuzima bwanjye butaba bugiye gukora neza. Uhita wumva ubuzima bwawe bugeze ku ndunduro. Ni ukuvuga ngo birumvikana umuntu umubyeyi wawe yareze ukabungana gutya, ukabasha kuba wenda ufite icyo ugezeho cyangwa icyo urimo kubasha gukora, birumvikana ko hari ibikorwa binini cyane cyangwa amarangamutima menshi uba ugomba kuba ufitiye uwo muntu. Wumva ari ikihe kintu uramutse upfuye udakoze ku isi cyakubabaza? Ntakoze ku isi ikintu cyambabaza, namutse mpfuye ntabyaye umwana, icyo kintu cyambabaza nyine. Ubwo ni ukuvuga ndamutse mpfuye ntashatse ngo mbyare umwana, wenda nkapfa mwana nka gutya, cyangwa se nkapfa ntarashaka ngo mbe mfite umwana, nkunda abana cyane. Nicyo kintu cyambabaza, nuko nyine umuntu aba yapfuye atabimenya, ariko ngewe mba mvuga ni mu buzima Mana uzambabarire impfe basi narabyaye umwana, naranamubonye, naramuhaye urukundo umwana agenera umubyeyi cyane. Nkanjye nko mu buzima nakuriyemo, hari ubwo ubaho mu buzima subona urukundo cyane rw'ababyeyi, rw'abavandimwe, rw'inshuti, nyine ukavuga nti njyewe umwana wanjye ngomba kumufata gutya. Rero ibintu nifuza ko ndamutse mpfuye ntafite umuryango ngo nite ku muryango wanjye nk'uko nabyifuzaga, ntabwo nyine ni ikintu cyaba kibabaje. Ni esheke mu buzima wakumva upfanye. Nuko ntabyumva, wenda sinzi nimba umuntu wapfuye ababyumva, ariko mba numva yaba ari esheke ikomeye. Birumvikana, ni ikintu cyumvikana. None se ubu ngubu umuntu wifuza kuba yagufasha cyangwa yagutera inkunga, wemerewe cyangwa yabona nimero zawe ku buryo mwavugana imbone nkubone? Nimero yanjye yayibona, sinzi nimba nayitanga cyangwa. Nta kibazo. Nimero yanjye ni 078 066 55 007. Iyo nimero yanjye iba no kuri WhatsApp, umuntu ashobora kunyandikira, ashobora kumpamagara, akaba yama n'ibitekerezo bitandukanye. Ibyo bintu aho niho yansanga, cyangwa se no ku mbuga nkoranyambaga, kuri Facebook, kuri Instagram, aho ngaho naho umuntu ashobora kuhansanga. Nayo amazina ni Sam Narabatuwe. Aho ni ahantu umuntu wari wese ashobora kumbonera. Birumvikana rero, reka tugushimire kandi twifurize abantu bose bakurikiye ikiganiro cyacu, bakurikiye ino video, tubifurije kugubwa neza, tubifurije amahoro, kandi turabasabira umugisha aho bari hose. Bamenye yuko
ibikorwa bigikomeje kwa Samu, ibikorwa bigikomeje kwa Samu Narabatuwe, umurimo ugikomeje, umuhamagaro kandi n'amavuta, nibyo tukwifurije Samu. murakoze cyane.